Ndashaka rero ngo munyemerere rwose tugaruke muri iki kiganiro gishingiye ku busesenguzi. Ni igitangazamakuru cy'Abadage DW. Iki gitangazamakuru cyatumiye umwe mu banyamakuru bacyo uri hano mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Alex, ndetse banatumira umusesenguzi witwa Daniel. Uyu akorera mu kigo cy'ubushakashatsi cya Signal Risk. Nkuko abisobanura avuga ko yamaze imyaka 8 yose asesengura ibijyanye n'umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero muri iki kiganiro ugiye gukomeza ukurikira kijyana n'ubusesenguzi, ariko nanone bugaragaza neza icyo twakitega imbere hagati y'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Aba bagabo babiri basobanuye neza ibijyanye n'amakimbirane turimo kubona. Ese intambara hagati y'u Rwanda n'u Burundi irashoboka? Ese iyo ntambara nibishoboka yazaba ryari? Yazaba habaye iki? Aba basesenguzi usibye no kuba bagarutse kuri iyi ntambara, bagarutse ku bijyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ubwabyo, babigarukaho cyo kimwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, ariko kandi bongera no kugaragaza neza noneho umubano uri hagati ya M23 n'igihugu cy'u Burundi. Ese koko M23 yaba yanga cyangwa se ifitiye inzika igihugu cy'u Burundi? Ibyo byose uraza kubisobanukirwa mu mboni z'abasesenguzi. Si ibyo gusa, bano basesenguzi baje no kugaruka gato cyane ku mpamvu u Rwanda rutajya ruvuga Uganda, kandi na Uganda ifite ingabo zoherejwe binyuze mu biganiro hagati y'ibihugu byombi. Ni ingabo ziri muri Ituri kuri ubu ngubu. Kuki u Rwanda rutavuga kuri izo ngabo, ariko kandi iteka ryose u Rwanda rukavuga ku ngabo z'Abarundi? Abasesenguzi babigarutseho byose. Ni amakuru menshi ariko nanone ashishikaje, cyangwa se ni amakuru navuga ko ajyana neza n'ibirimo kuba, kandi akanabisobanura mu buryo bw'ubusesenguzi. Ribo hasi yanditse subscribe, reka mwinjize muri iki kiganiro cya podcast uyu munyamakuru wa DW yagiranye n'aba bagabo babiri. Throughout much of 2025, conversations about the conflict in Eastern Democratic Republic of Congo, DRC, have largely centered on M23, Rwanda, and the DRC itself, and their roles in shaping this long-running crisis. But there's another quieter player making waves in this complex struggle. Today, we turn the spotlight on Burundi and examine its role in the conflict. Stay tuned. And welcome to Africa Link, the podcast that connects you to the stories that truly matter. Since 2022, Burundi has emerged as a significant contributor to the East African Community EAC regional force deployed in the Eastern DRC. From sending thousands of troops to forging strategic alliances, Burundi has positioned itself as a key player in the battle against M23 rebels. It was the first country to commit troops and remains actively engaged alongside Kenya, Uganda, and South Sudan. Recent escalations in South Kivu have prompted Rwanda to accuse Burundi of partnering with the DRC to violate the Washington Peace Agreement. So what exactly are those agreements, and how deep is Burundi's involvement in this conflict? To unpack this, we're joined by Daniel van Dalen. He's a senior country risk analyst at Signal Risk, and Alex Ingarambe, DW correspondent in Kigali, Rwanda. Welcome to the show, Alex and Daniel. Thank you. Ni mu kwezi kwa Werurwe 2025 ibiganiro byinshi ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byibanze cyane kuri M23. U Rwanda cyo kimwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'uruhare rwabyo muri iyi ntambara imaze igihe kirekire. Ariko kandi hari undi mukinnyi utajya uvugwa cyane, nyamara akaba akomeje kugira uruhare rugaragara cyane mu rugamba rugoranye. Uyu munsi turagaruka noneho ku gihugu cy'u Burundi, turebere hamwe uruhare bafite muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nitwa Adi Joa, murakaza neza kuri African Link podcast ihuza amakuru n'inkuru zigezweho kandi z'ingenzi zifite icyo zivuze ku buzima bwa Afrika. Guhera mu mwaka wa 2022 u Burundi bwagaragaye nk'igihugu gifite uruhare rukomeye mu ngabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC zari zaroherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
kuva ku kohereza ingabo nyinshi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza ku kubaka amasezerano n'imikoranire ya gisirikare, Uburundi bwihaye umwanya w'igihugu gikomeye mu rugamba rwo kurwanya inyeshyamba za M23. Nicyo gihugu cya mbere cyohereje ingabo kandi kiracyakomeje ibikorwa byacyo, aho gifatanyije n'ibihugu bitandukanye mu kurwanya M23. Ariko kandi bari barohereje ingabo zari zifatanyije n'iza EAC zarimo iza Kenya, Uganda na Sudani y'Epfo. Ibikorwa bya gisirikare biherutse kongera gufata indi ntera muri Kivu y'Amajyepfo, byatumye u Rwanda rushinja Uburundi gufatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurenga ku masezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington. None se ayo masezerano na yahe, kandi se n'uruhe rugero runaka Uburundi bufite muri iyi ntambara ikomeje kugenda ifata indi ntera? Kugira ngo dusobanukirwe neza ibijyanye n'uruhare rw'Uburundi muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igishobora kuzavamo, turi kumwe na Daniel Frandarini. Uyu ni umusesenguzi mukuru mu bibazo by'umutekano n'ingaruka ku bibazo bitandukanye cyangwa se n'ingaruka bishobora kugira, ndetse turi kumwe na Alex. Uyu ni umunyamakuru wa DW, we ari i Kigali mu Rwanda. Murakaza neza Alex na Daniel. Yego rwose murakoze kuba mwadutumiye. Daniel, ndagira ngo mpere kuri wowe, ndagira ngo dutangire nawe utubwira, uri inzobere ku bibazo bitandukanye muri iki gihe cyangwa se muri ibi bihe turimo. Twagiye twumva amakuru atandukanye ajyana n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi impande zivugwa cyane n'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23. Rimwe na rimwe usanga arizo zibandwaho cyane. Uburundi bwo bwavuzwe gake cyane rwose. None se Uburundi bwo bwaba bufite uruhe ruhare muri iyi ntambara? Ese n'uruhe ruhare Uburundi bwagize muri iyi ntambara kuva yatangira? Mu makuru mubifiteho. Murakoze cyane. Yego, ni ikibazo gishimishije. Uruhare rw'Uburundi muri iyi ntambara rushobora gusubizwa inyuma ahagana mu mwaka wa 2023, igihe ingabo z'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba EAC zinjiraga mu burasirazuba bwa RDC zigamije gukorana n'ingabo z'igihugu kubuza impande zihanganye gukomeza kurwana. Byahise bigaragara vuba cyane ko umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba na leta ya Kinshasa ko bari bafite ibitekerezo bitandukanye cyane ku nshingano, imikorere y'ingabo z'akarere bifuzaga gukora n'ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yifuzaga. Ni mu mezi make cyane yakurikiyeho Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basinyanye amasezerano yihariye mu by'umutekano bitandukanye na ya EAC cyangwa se bitandukanye n'amasezerano y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, maze ingabo z'Uburundi zigira umugambi wo gutangira gufatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurwanya M23. Nuko rero ingabo z'Uburundi zigera ku bihumbi n'ibihumbi zatangiye koherezwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwigenga, noneho zitari mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba nk'uko byari bimeze. Izo ngabo z'Uburundi zakoraga cyangwa se zari zifatanyije n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, ariko mu bushobozi bwazo bwite. Ni nyuma y'uko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zisabwe kuva mu burasirazuba bwa RDC, ayo masezerano y'umutekano hagati ya RDC n'u Burundi noneho yaragutse cyane. Kugeza mu kwezi kwa Mata, hari abasirikare b'u Burundi barenga ibihumbi 10 bari bamaze koherezwa ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byerekanaga ko noneho uwo mubare wakomeje no kugenda wiyongera uko imyaka yakomeje kugenda izamuka. Ariko kandi hagati y'umwaka wa 2023 n'intangiriro z'umwaka wa 2025, ingabo z'u Burundi zavuye noneho ku bihumbi 10 zirazamuka zigera ku bihumbi 10, aho rero zarwanaga mu buryo bweruye zifatanyije n'ingabo za FARDC hamwe n'imitwe yitwaje intwaro y'abene gihugu yiyita Wazalendo. Bakomeje kurwana mu buryo butaziguye na M23, ndetse bigakekwa ko barwanaga n'abarwanyi baturutse mu gihugu cy'u Rwanda basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, haba muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ni nyuma y'uko M23 ifashe imijyi ya Goma na Bukavu, twabonye Uburundi butangira kugira uruhare runini noneho mu bikoresho ndetse n'ibijyana n'ubwikorezi ku ruhande rw'iyo ntambara yaberaga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi bakabikora ku ruhande rwa leta.
nuko ingabo za FARDC zatangiye kohereza indege ziturutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura aho abasirikare benshi ba FARDC banyuraga bagahita boherezwa muri Kivu y'Amajyepfo. Bityo rero Burundi bwagize uruhare runini cyane muri iyi ntambara nk'uko wabivuze, ariko nanone rurahabwa mu buryo butaziguye inkunga yose ishoboka na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi iyi ntambara Uburundi burimo ntabwo ivugwaho rumwe imbere mu gihugu cy'u Burundi. Yaba ingabo za Kongo cyangwa se leta y'u Burundi, bombi bagiye bagaruka kuri aya masezerano mu magambo make. Kenshi bagiye batayashyira hanze ngo bavuge ibijyanye cyangwa se ibikubiye mu masezerano bagiranye n'ibihugu byombi, ariko Burundi bumaze imyaka 2 bushishikajwe cyane n'ishoramari riri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no gukomeza kwishora muri iyo ntambara, kabone nubwo imbere mu gihugu bamwe bavuga ko itabareba. Murakoze cyane Daniel. Hafi mu byumweru 2 bishize twabonye u Rwanda rushinja Uburundi gufatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara ikomeje muri Kivu y'Amajyepfo. Ari nabyo byatumye wenda natwe dutegura kino kiganiro, ni mu rwego rwo kugira ngo abakurikira DW babashe kumenya neza impamvu u Rwanda iteka ryose rushinja Uburundi. Utekereza ko wenda ari iki cyatumye u Rwanda noneho ruvuga ibi ngibi, rukavuga ko Uburundi bukomeje kwishora mu ntambara kandi ko Burundi burimo kwitambika amasezerano ya Washington, kandi Burundi busanzwe bufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2023 nk'uko umaze kubidusobanurira. Daniel, ndashaka ko ukomeza udusubiza kino kibazo. Murakoze cyane. Si ubwa mbere ibyo birego bitanzwe na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda no mu gihe cy'ingabo za EAC igihe bari bamaze kwinjira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ntabwo rwigeze ruceceka ngo ruhagarike kuvuga. Hanyuma hasinywe amasezerano yihariye hagati ya RDC n'u Burundi. U Rwanda rwari rwaratangiye gushinja u Burundi gukora ibinyuranye n'ibyo inyungu z'akarere zifuza. Icyakora ntekereza ko wenda icyatumye ibi byiyongera cyangwa se bivugwa cyane ubu ngubu nuko ari ibikorwa bikomeye byagizwemo uruhare n'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ibyo bikorwa bikaba byarabereye muri Kivu y'Amajyepfo. Mu by'ukuri ingabo nyinshi z'u Burundi zari zarashyizwe mu gace ka Uvira, ni umujyi wegeranye cyane n'umurwa mukuru w'u Burundi. Ni mu byumweru bishize ibyabereye hafi ya Uvira byagaragaje mu buryo bweruye ubwinshi n'uruhare rugaragara rw'ingabo z'u Burundi. Ntabwo byari gusa ku ngabo zo ku butaka, ahubwo twanabonye n'indege zikoreshwa ziturutse mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, by'umwihariko indege za Kongo zoherezwaga zivuye mu gihugu cy'u Burundi. Ni muri urwo rwego ntekereza ko M23 n'u Rwanda babonye impamvu noneho yo kubigaragaza ku mugaragaro, kuko byagaragaraga neza ko u Burundi bukomeje noneho gukoreshwa cyane na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nuko u Rwanda rero rwahisemo kubyinjiramo no gutangira kubivuga cyane noneho. Murakoze cyane Daniel, kandi ni ingenzi rwose ko tuganira tukagaruka kuri ibi byose n'abadukurikira bakabasha gusobanukirwa mu buryo bw'ubusesenguzi ibijyanye n'iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse turaza no gukomeza kubigarukaho tubiva imuzi n'imuzingo mu kanya. Ariko ndashaka kuba nkuretse gato nkerekeza kuri Alex, ndashaka kukwiyambaza nawe, mu Rwanda bimeze bite? Uri aho ngaho mu gihugu cy'u Rwanda, ni kubijyanye n'ubwitabire bw'ingabo z'u Burundi muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ahandi hashobora kuba hari izo ngabo z'u Burundi. Ese niki wabitubwiraho mu buryo burambuye nk'umunyamakuru wacu uraho mu karere, by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda? Murakoze cyane. Ikibazo cy'uruhare rw'u Burundi kimaze igihe kinini cyane kivugwa, cyane cyane kuva intambara nshya ya M23 irwanya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangira. Koherezwa kw'ingabo z'u Burundi nibyabaye ibanga, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru, aho Goma hari harashyizwe ingabo nyinshi z'u Burundi zari zifatanyije n'iz'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC mu kugaragaza ko bashakaga guhagarika intambara cyangwa se kwitambika impande zombi zari zihanganye. Ariko muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane mu mujyi wa Goma, ni nyuma y'uko M23 ibirukanye muri uwo mujyi ikanawufata, ndakeka ko ingabo za SADC arizo zatsinzwe. Izo ngabo z'u Burundi rero zo zari zifatanyije nabo babashije guhunga bajya mu bindi bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Icyo gihe izo ngabo zari zaragoswe maze zihabwa inzira itekanye yo gusubira aho zaturutse, ndavuga iza SADC, zinyuze mu gihugu cy'u Rwanda. U Burundi rero bwari mu ngabo zasohotse muri
Kivu y'Amajyaruguru muri icyo gihe. Kuva ubwo rero ubwitabire bw'u Burundi muri Kivu y'Amajyaruguru ntabwo bwabaye bwinshi kuko bari bamaze gutsindwa mu buryo bugaragara. Ugereranyije n'uko byifashe rero mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ntabwo ibintu twavuga ko byagenze neza, by'umwihariko mu gace ka Bukavu. Ni nyuma yo gutsindwa n'ingabo za SADC muri Kivu y'Amajyaruguru hamwe n'abarwanyi b'abacanco b'abanyaburayi mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ahagana muri Gashyantare twabonye izo ngabo zisohoka mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane umujyi wa Goma. Ariko mu majyepfo kuva M23 ifashe Goma yakomeje yerekeza aho nyine muri Kivu y'Amajyepfo, ifata imijyi ikomeye yo muri Kivu y'Amajyepfo harimo n'umurwa mukuru w'intara ari wo Bukavu. Ibintu byarahindutse. Bukavu yaje gufatwa na M23 bituma noneho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bari bafatanyije bongera guhunga ku bwinshi. Ni nyuma y'ifatwa rya Bukavu ndakeka ko u Burundi bwongereye cyane kohereza ingabo muri Kivu y'Amajyepfo kuko bigaragara ko Bukavu na Uvira biri hafi cyane ya Bujumbura. U Burundi cyangwa se leta ya Bujumbura bo bashobora wenda kugaragaza impungenge zabo, dore ko bavugaga ko M23 iramutse ifashe Kivu y'Amajyepfo yose ngo byaba byoroshye cyane kugera i Bujumbura kuko intera iri hagati y'iyo migi yombi ngo ni ngufi cyane. Ari nayo mpamvu nyine ngo koherezwa kw'ingabo z'u Burundi muri Kivu y'Amajyepfo byakomeje kugenda byiyongera cyane uko intambara cyangwa se iminsi yakomeje kugenda ihita. Ni mu byumweru bibiri bishize ubwo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavugiraga imbere y'inteko nshingamategeko imitwe yombi, yavuze ko koherezwa kw'ingabo z'u Burundi mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ko ari ikibazo gikomeye, ndetse umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabisobanuye ko, cyangwa se mu busobanuro yatanze yavuze ko Burundi buri muri Kongo ku butumire bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bityo rero ngo ntabwo buriyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi ntibufatwa nk'ingabo z'igihugu zigaruriye ikindi gihugu nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabisobanuye, ahubwo ngo bahawe ubutumire bwo gufatanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara. Icyakora impungenge za nyakubahwa Perezida Paul Kagame zari iz'uko ingabo z'u Burundi zagombaga kuguma mu ntera ya kure muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane kure y'umujyi wa Bukavu, ariko yavuze ko afite amakuru y'uko bari baratangiye koherezwa no muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bitandukanye kandi bakegerezwa cyane umupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Kagame yanavuze ko yihamagariye mugenzi we wa Bujumbura Perezida Evariste Ndayishimiye amubaza ku mpamvu y'ibijyanye n'uko gukomeza kohereza ingabo z'u Burundi mu bice bitandukanye kandi byegereye umupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Ndetse umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yanarengejeho ko yagaragarije mugenzi we ko yarahangayikishijwe n'uko bakomeje kugenda bifatanya n'abarwanyi baturutse mu gihugu cy'u Rwanda bagamije kuruhungabanyiriza umutekano. Murakoze cyane rwose Alex. Kandi se Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yaba yaravuze ko ibyo ngibyo atari byo, cyangwa se yaba yarabihakanye avuga ko ingabo ze zari muri Kivu y'Amajyepfo gusa, cyangwa se ko zitigeze zijya muri Kivu y'Amajyaruguru, cyangwa se yaba yaravuze ku bijyanye n'ubutumire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Yego rwose biragaragara ko no mu majyaruguru ubwitabire bw'ingabo z'u Burundi bwari buhari. Ntabwo rero Perezida Evariste Ndayishimiye yashoboraga kubihakana, gusa wenda uko iminsi yagiye ihita cyangwa se uko iminsi yagiye ishira izo ngabo zo muri Kivu y'Amajyaruguru zagiye zigabanuka, ariko mu majyepfo ingabo zakomeje kugenda ziyongera kugera mu byumweru bibiri bishize. Ushobora wenda no kugaragaza uruhare rwazo mu ntambara iheruka kandi rwakumvikana, kuko bavuga ko barwaniraga ubusugire cyangwa se kurinda igihugu cyabo, dore ko bumvaga ko mu gihe Uvira yaramuka ifashwe ko byose bizaba birangiye iteka n'iteka ko M23 yabasanga muri Bujumbura. None Alex, birashimishije rwose ukuntu urimo kudusobanurira aya makuru, ariko kandi mfite ikibazo. Abaturage babibona bate? Ni gute babibona? Byifashe bite ku baturage bo mu gihugu cy'u Rwanda, abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyo kimwe n'Abarundi? Murakoze. Ni ku ruhande rw'Abanyarwanda baba mu gihugu cy'u Rwanda ntibabifata nk'ikibazo gikomeye cyane, ntabwo bibahangayikishije, na cyane ko intambara idashobora kwambuka
kwaduka mu gihugu cy'u Rwanda mu buryo bw'ako kanya nk'uko nabo ubwabo babitangaza. Gusa bijyanye n'uko intambara yibasira abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, kenshi usanga ku ruhande rw'abanyarwanda baba bashyigikiye ko M23 yatsinda cyangwa se intsinzi ya M23 bijyanye n'uko abo bavuga ko barwanirira bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, usanga kenshi nyine benshi mu banyarwanda bari kuri urwo ruhande. Ariko nanone ingaruka zimwe na zimwe ziragaragara nk'uko nabigarutseho, impunzi n'abimuwe n'intambara baragenda baza mu gihugu cy'u Rwanda, bityo ikibazo cy'ubutabazi nacyo nyine kikagira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Rwanda. Icyakora ni ku bijyanye n'umutekano, u Rwanda rukomeje kuba igihugu gitekanye cyane kandi hose biravugwa biranagaragara, kandi ushobora no kuvuga ko M23 wenda igaragara nk'ifite imbaraga kurusha FARDC n'ingabo z'u Burundi zifatanyije zose, kuko aho bahanganiye hose M23 birangira ihafashe ikabambura imijyi n'imirwa mikuru y'intara hafi mu mirwano ikomeye yose yagiye ibaho. Akenshi ingabo za FARDC, iz'u Burundi ndetse n'iza SADC byagiye bigaragara cyangwa se byagiye kenshi bifatwa nk'ibitinya M23, ndetse twagiye tunababona bahunga. M23 rero ako kanya igahita ifata imijyi ikomeye. Ku ruhande rero rwa M23 navuga ko yakunze gutsinda iryo huriro rya leta, bityo rero abanyarwanda bari mu gihugu imbere babayeho rwose mu mahoro no mu mudendezo, nta kibazo bafite, nta hungabana rikomeye bafite rijyana n'iyo ntambara. Ariko u Burundi bwo iteka ryose bukunze kugaragaza ubwoba ndetse bukagaragaza ko bufite ingaruka cyangwa se ko bugirwaho ingaruka n'iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ku bijyanye n'abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birumvikana bo ko iyi ntambara iri kubera ku butaka bwabo, bityo rero ni nabo bagomba kugirwaho ingaruka nyinshi n'iyi ntambara. Murakoze cyane Alex, ndashaka ko dusubira kuri Daniel. Birashimishije kuba Alex avuze ibi byose kandi akanabidusobanurira, ariko ni ku ruhande rumwe u Rwanda rwakunze iteka ryose kuvugwa cyane ndetse rukavugwa muri ibi bibazo by'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi Daniel, u Rwanda narwo rukunze iteka ryose kugaruka ku ngabo z'u Burundi, ariko ku rundi ruhande leta ikaba ikomeje gutanga ibirego n'impungenge. Ese wowe ubibona ute, cyangwa se ubona biterwa n'iki? Murakoze. Nge mbona ahanini ari ikibazo cy'ubutumburuke cyangwa se wenda n'ibijyanye no kuba iyi ntambara iteka ryose iba yegera imipaka. Birumvikana ko abakinnyi batandukanye mu karere batishimira kubona ingabo za Kongo zibona ubufasha bukomeje kwiyongera. Turabizi kandi twakomeje no kugenda tubikurikira ko hari umwuka mubi uri hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, kandi uwo mwuka mubi ukaba umaze igihe kinini. Ni ku buryo rero bwaba bukomeje no kwiyongera, kandi bikajyana nuko ingabo n'ibikoresho bya gisirikare byakomeje kugenda birundwa ku mipaka y'ibihugu byombi. Hari rero ibyago by'uko intambara ishobora kuba yakwaduka hagati y'ibihugu byombi, ariko nanone ni ngombwa kuba twagaruka cyangwa se tukemeza ibijyanye n'iyi ntambara yeruye, ko mu gihe cyose u Burundi bwakomeza kugira aya makenga ko yakadukira ikaba yakinjira no mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nanone hakaba hashobora no kubaho kurasana hagati y'ibihugu byombi hakoreshejwe intwaro ziremereye, buri gihugu kiri iwabo. Ibyo bikaba byaba ku mipaka y'ibihugu byombi cyangwa se wenda imirwano y'akanya gato ku mipaka. Ibyo nabyo dushobora kwemeza ko byabaho, ni mu gihe cyose u Burundi bwakomeza kugaragaza ubwo bwoba. Ibyo byose rero birashyira mu kaga umutekano w'igihugu cy'u Rwanda n'umutekano w'u Burundi, kandi buri gihugu kirashaka kurinda umutekano wacyo. Birumvikana ko u Rwanda rwifuza kwirinda ndetse ntabwo rushaka ko hari ingaruka z'intambara zakinjira mu gihugu cyabo, na cyane ko u Rwanda iteka ryose rurashaka kurinda isura yarwo nk'igihugu gifite umutekano ku isi yose. Ni mu buryo rero ubwo ari bwo bwose u Rwanda rwiteguye gukora buri kimwe cyose mu rwego rwo gukomeza kurinda ko iyo ntambara yakaduka ikaba yakinjira mu gihugu. Ni nako bimeze ariko nanone ku ruhande rw'u Burundi naho twavuga ko bafite ubwoba, kuko u Rwanda narwo ruvuga ko rwashyize intwaro ku mipaka mu rwego rwo kurinda ko hari icyaturuka hakurya
hakurya, ndetse hari naho byagiye bibaho ku mipaka ihuza Burundi n'u Rwanda mu mezi yashize hakumvikana imbunda cyangwa se hakabaho uburyo bwo gukangishanya intambara. Mu by'ukuri rero byose birashingira ku kwirinda no kwirwanaho. Buri gihugu kiragerageza kwirinda ndetse no kugaragaza ko intambara itakigera yinjira mu gihugu cyayo, ariko nanone intambara yo muri Kongo byose bikagaragara ko ariyo irimo gutera izo ngaruka z'urwikekwe hagati y'ibihugu byombi. Niyo mpamvu rero twavuga ko byanze bikunze u Rwanda rukunze kugaragaza izo mpungenge cyangwa se n'u Burundi bukaba bwagaragaza izo mpungenge. Daniel, ushobora kwibaza uti kuki u Burundi bwahisemo kujya ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho kujya ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se kuki u Burundi bwahisemo kujya gufasha uruhande rumwe aho kugira ngo bajyemo hagati mu gukemura ibibazo byari bihari? Ese haba hari inyungu u Burundi bubona mu gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho gushyigikira igihugu cy'u Rwanda, Daniel? Yego rwose, mu by'ukuri ni mu masezerano y'ubufatanye bwa gisirikare hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi harimo inyungu z'amafaranga. Nk'uko mbizi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo irishyura u Burundi kandi amafaranga atari make. Nk'uko byagaragajwe n'inyandiko zimwe na zimwe z'umuryango w'abibumbye, hari inyungu z'amafaranga nubwo umubare wa nyawo utigeze wemezwa ku mugaragaro, ariko kandi hari abavuga ko byaba bigera ku madolari 5,000 kuri buri musirikare, abandi bakavuga ko ari amadolari agera kuri miliyoni 2 mu kwezi baha igihugu cy'u Burundi. Ibi byose rero ni amakuru ataremezwa mu buryo bwa nyuma n'ibihugu bireba. Raporo zimwe na zimwe za Loni zigaragaza kandi nazo zagiye zemeza ko haba hari amasezerano ajyanye n'ibyo by'amafaranga yabayeho hagati y'ibihugu byombi, ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba irebera mu bikorwa bijyanye n'ubucuruzi bwa zahabu kandi ikabifatanyamo n'igihugu cy'u Burundi. Bivugwa ko byaba bifitwemo uruhare n'abayobozi bakuru bo ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi n'abayobozi bakuru ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ndasubiramo ko ibyo ari amakuru akiri mu rwego rwo gukekwa, nubwo yagaragaye muri raporo zimwe na zimwe za Loni, ariko nanone ntabwo aremezwa mu buryo bwa burundu n'abo bireba. Kugeza ubu u Rwanda rwanze gushyigikira u Burundi, abantu bakavuga ko nyine u Rwanda rutifuza amahoro, ariko kandi u Rwanda narwo rukavuga ko impamvu rutashyigikira u Burundi ngo nuko Burundi bwahisemo gushyigikira cyangwa se kwifatanya n'abantu bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero byakomeje kuba isoko y'umwuka mubi hagati y'ibihugu byo mu karere. Nge ubwanjye igihe natangiraga akazi k'ubusesenguzi mu myaka nk'umunani ishize, nari nshinzwe gusesengura u Rwanda n'u Burundi, kandi umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi ntabwo wigeze utera imbere kuva icyo gihe. U Burundi buracyafata u Rwanda nk'igihugu gihatana n'u Burundi mu karere. N'u Burundi bwumva ko nyine umuntu wa mbere bahanganye mu karere kari igihugu cy'u Rwanda. Ni mu rugero runaka, ariko nanone nubwo wenda hageragejwe inzira zo kongera kunga umubano mu myaka yashize, ariko nanone imbaraga zo kunga uwo mubano zakomeje kugenda zisubira inyuma, cyangwa se nta ntsinzi yigeze igerwaho. N'u Burundi bigaragara ko byanze bikunze bugishaka guhangana n'igihugu cy'u Rwanda ni mu bijyanye n'iterambere. U Burundi kandi bukomeje gushinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa Red Tabara. Ni ibirego bimwe byashyigikiwe na raporo za Loni, nubwo u Rwanda rukomeza kubihakana inshuro zose. Ni ku rundi ruhande u Burundi nabwo bwigeze gushinjwa gushyigikira imitwe yagiye igaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse imwe n'imwe bikavugwa ko iba mu gihugu cy'u Burundi. Bityo rero ibihugu byombi bifitanye umubano mu buryo bwa nyabwo n'imitwe runaka ishobora kuba igamije guhungabanya umutekano wa buri gihugu. Ni mu rwego rw'akarere aho u Rwanda rushinjwa gushyigikira M23. Uretse wenda n'inyungu z'amafaranga, birumvikana ko u Burundi bwahisemo gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho gushyigikira u Rwanda, bijyanye n'uko u Burundi twavuga ko ari we muntu wa mbere uhanganye n'igihugu cy'u Rwanda mu karere. Ni u Burundi bwumva ko u Rwanda rutatera imbere ngo bwo busigare. Ikindi kandi ni u Burundi bwumva neza ko u Rwanda rushaka kubahungabanyiriza umutekano. Bityo rero birumvikana ko inshuti y'inshuti yawe igomba kuba inshuti yawe, noneho inshuti y'umwanzi wawe ikaba inshuti y'umwanzi wawe ikaba yaba inshuti yawe. Ni mu gihe inshuti y'inshuti yawe n'ubundi ikomeza kuba inshuti yawe.
Murakoze cyane Daniel, ariko nanone ndashaka ko tukugumaho. Ese dukwiriye guhangayikishwa nuko Uburundi bukomeje gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi ntambara, cyangwa se dukwiriye kubivugaho cyangwa se ntacyo bivuze? Murakoze, si ngombwa cyane ko duhangayika cyane kuri ubu ngubu. Impamvu ngewe mbivuga nuko mu makuru ya buri munsi cyangwa se amakuru twakira mu bihe bitandukanye, harimo nayo twakiriye mu minsi ibiri ishize, hagaragaye ko Uburundi bushobora kuba bwaratangiye gukura ingabo zabwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo ni amakuru turimo kwakira. Ni nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira, inzira z'ibikoresho n'ibiribwa by'ingabo z'u Burundi zarafunzwe. Ubu rero ntibishoboka ko bakinjira muri Kivu y'Amajyepfo banyuze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, aho mbere ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zanyuraga. Ibyo rero biragabanya cyane ubushobozi bw'u Burundi bwo gukomeza kohereza no gufasha ingabo bafite muri Kivu y'Amajyepfo, cyangwa se gukomeza gutanga ubufasha bwa gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo. Tuzi kandi ko M23 yafasha abasirikare benshi b'Abarundi. Kuri iki cyiciro bizagenda birushaho kugorana ko Uburundi bwakomeza ibikorwa byabo bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane ni kubijyanye n'imirongo ya mbere y'urugamba, kubagezaho ibikoresho cyangwa se no gukomeza gutunga ingabo bafite ku rugamba. Niyo mpamvu rero bigoranye cyane kuba ingabo z'u Burundi zaguma muri iyo ntambara, cyangwa se Uburundi ubwabo. Nubwo tutazi neza urugero ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirimo gufashamo Abarundi ni kubijyanye n'ibikoresho, ibiryo ndetse n'ibindi, ariko mu buryo bw'imikorere ya gisirikare biragenda bigorana cyane ku Burundi gukomeza ibikorwa byabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na cyane ko mu byumweru bishize M23 yongeye gusunika ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi bagana mu majyepfo mu gice cya Fizi. Ni ibintu rero bikomeye kandi bikomeje kugenda uko biri kuri ubu ngubu, ntacyo twabihinduraho. Uburundi burarushaho kugira imbogamizi no gukomeza kubura ibice bitandukanye bagenzuraga, ariko nanone bikanagorana kuba hari ibice bagumamo muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko nabivuze. Kandi raporo zo mu minsi ishize ziragaragaza ko umutwe munini w'ingabo z'Abarundi watangiye kuva muri ibyo bice bagasubira iwabo bitewe n'imbogamizi zose nkugaragarije. Murakoze cyane Daniel, reka twongere tugaruke kuri Alex. Alex, ndashaka kukugarukaho noneho mu buryo burambuye. Igihe nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavugaga ku ruhare rw'u Burundi muri iyi ntambara, ese byari biherekejwe wenda n'igitutu cyangwa se n'iterabwoba ry'uko u Rwanda rwafata ingamba runaka mu gihe u Burundi bwaba butavuye muri iyo ntambara, cyangwa se ngo u Burundi buhagarike ibikorwa muri iyo ntambara? U Rwanda rwaba rwaragaragaje cyangwa se rwarashyize igitutu kuri leta y'u Burundi? Alex, ndashaka ko wabidusobanurira noneho mu buryo burambuye. Murakoze. Perezida ntabwo yigeze avuga ku mugaragaro ko arimo gutera ubwoba Bujumbura mu buryo butaziguye, ariko biragaragara ko kuva mu mwaka wa 2015 igihe haburizwagamo kudeta i Burundi, umubano w'u Rwanda n'u Burundi ntabwo wigeze uba mwiza mu bya diplomasi. Ni Bujumbura iteka ryose ishinja u Rwanda gucumbikira imitwe yitwaje intwaro ngo ishaka kugaba ibitero ku Burundi no guhindura ubutegetsi. Ni ku rundi ruhande u Rwanda narwo rugashinja u Burundi gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gushyigikira imitwe yitwaje intwaro yabagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, ishaka kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda no guhindura ubutegetsi n'ubundi. Ibi rero byatumye habaho intambara y'ubutita cyangwa se Cold War imaze igihe kirekire, ariko nanone u Rwanda ntabwo rwigeze rutangaza ku mugaragaro ko rushaka gutera Repubulika y'u Burundi, cyangwa se ngo u Rwanda ku mugaragaro rushyireho iterabwoba ruvuga ko wenda rushaka kuba rwabangamira u Burundi, cyangwa se kuba rwarabonye u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kari ibintu bigomba gutuma u Rwanda rutangiza intambara ku gihugu cy'u Burundi, cyangwa se wenda ngo habeho guhangana ku mugaragaro hagati y'impande zombi. Ahubwo wenda icyo navuga nuko habayeho intambara y'inyuma, cyangwa se proxy wars, aho u Burundi bushinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa Red Tabara ukorera muri Kivu y'Amajyepfo. U Rwanda narwo rukabihakana, rukavuga ko leta y'u Burundi
Burundi ahubwo ko ifite imitwe myinshi ishyigikiye igamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo rero twavuga ko harabaho mu buryo bwa nyabwo bwo guhura ngo impande zombi zijye mu ntambara itaziguye cyangwa se iterabwoba rigaragara hagati y'ibihugu byombi. Nubwo wenda umwuka mubi uhari hagati y'ibihugu byombi ntabwo twabihakana, gusa hari igihe niba nibuka neza perezida w'u Burundi yigeze kuvuga ko M23 niramuka ifashe cyangwa se igeze ku butaka bw'u Burundi igatera iturutse mu gice cya Bukavu, ingabo z'u Burundi zishobora gutera u Rwanda nazo zinyuze mu bice byegereye igihugu cy'u Rwanda. Niba nibuka neza amagambo umukuru w'igihugu yavuze, ibyo rero bikagaragaza ko ibihugu byombi kuri ubu ngubu biracyafite uburyo bwo gukomeza guhangana, ariko nanone mu guterana amagambo. Ariko tuvuze ko ibihugu byombi byaba biteganya kujya mu ntambara ya nyayo vuba ahangaha twaba tubeshye cyangwa se wenda tudasesembuye neza. Alex, nibyo koko twagaragaje ko umubano mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi umaze igihe kinini, si ibintu bishya nk'uko mwanakomeje kugenda mubisesengura neza wowe na Daniel. Ariko nanone ese ni mu gihe ibi bibazo byakomeza kandi hatagize igikorwa ngo bikemurwe mu maguru mashya, ese haba hari impungenge z'uko hashobora kubaho intambara yeruye hagati y'ibihugu byombi? Alex, murakoze. Ku bwanjye sintekereza ko hashobora kubaho intambara yeruye hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi nk'uko narimaze kubigusobanurira. Ntekereza ko nta gihugu na kimwe muri ibi byombi cyifuza intambara yeruye muri iki gihe, kuko byombi byamaze kurambirwa n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ni ukuvuga ko niba u Rwanda rwemera ko wenda ruri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo rwo rwakomeje kubihakana inshuro nyinshi ko rufite ingabo ku butaka bwa Kongo, ariko uko byagenda kose izina ry'u Rwanda rihora rigaruka muri ibi bibazo. Ntabwo mbona u Rwanda rumaze gushinjwa kuba ruri mu ntambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwakwifuza gufungura undi murongo w'intambara wo guhura n'u Burundi mu buryo bweruye muri iki gihe. Niyo mpamvu mbona ko ibi bizakomeza kuba intambara y'ubukonje cyangwa se Cold War, aho kugira ngo ibe intambara yeruye hagati y'ibihugu byombi. Nanone kandi hari igitutu gikomeye mpuzamahanga ku Rwanda, haba kuri M23 no kuri Kigali. Umuryango mpuzamahanga wamaze gushyira igitutu kinini ku gihugu cy'u Rwanda, bityo sintekereza ko u Rwanda rwakwifuza kongera icyo gitutu cyangwa se ko u Rwanda rwafata umwanzuro wo gusubira mu ntambara ni mu gihe igitutu kikiri hejuru, bityo rero bakumva ko bajya noneho ku ruhande rw'u Burundi cyangwa ngo u Burundi nabwo bugabe ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Ku bw'ibyo rero mbona ko iki kibazo kizakomeza kuba intambara ya diplomasi y'inyuma aho kuba intambara ikomeye yo ku rwego rwa gisirikare. Ku ruhande rw'u Burundi ibi nabyo ntabwo twabisiga cyangwa se ngo tubice ku ruhande, kuko raporo zirabigaragaza. U Burundi kuri ubu ngubu ni igihugu kikennye cyane, kidafite byinshi, ku buryo rero kitakiteza igihugu cy'u Rwanda kuri ubu ngubu kivugwa neza mu bijyanye n'intambara cyangwa se mu bijyanye n'ingabo zidasanzwe. U Burundi kuri ubu ngubu ni igihugu kivugwaho ibibazo bitandukanye, kandi no mu burasirazuba baratsinzwe. Birumvikana ko rero niba baratsinzwe na M23 bivugwa ko ishyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda, bishobora kuba byagorana cyangwa se nabo baba babibona ko byabagora noneho kuba bakiterereza igihugu gishobora kuba cyarabatsinze mu buryo bwo gushyigikira. Niyo mpamvu rero mbona neza ko n'uruhande rw'u Burundi rutatinyuka kuvuga ko rwishoye muri iyi ntambara gutyo gusa. Murakoze cyane Alex, ndashaka ko dusubira kuri Daniel. None se ntubona ko u Burundi bwakagombye kugira uruhare rugaragara cyangwa se wenda gutumirwa ku mugaragaro mu biganiro by'amahoro birimo kuba ubu ngubu? Daniel, wowe ubona noneho u Burundi koko bwakagiye muri ibi biganiro by'amahoro birimo kuba, ni mu gihe tumaze kubona neza ko nabo bafite uruhare muri iyi ntambara? Murakoze. Oya, ariko nanone simbibona gutyo kandi simbona ko byaba ngombwa, kuko mu by'ukuri u Burundi na M23 ubundi nta kibazo bafitanye mu buryo butaziguye, nta nubwo bagakwiriye kuba bahanganye. M23 nifite ikibazo na gito ku gihugu cy'u Burundi, kandi u Burundi nabwo ntabwo bufite rwose ikibazo gihamye na M23 ku buryo uwabahamagara ngo bahagarare hariya bagaragaze ikibazo bafitanye na M23 ku buryo bakibona. U Burundi burarwana ku
ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera ubutumire kandi bujyana n'inyungu wenda barimo gusarura muri iyo ntambara. Nk'igihugu cy'igituranyi gifasha mugenzi wacyo n'urwo ruhare gusa ruhari, Uburundi buramutse buhagaritse imirwano ejo ibyo bibazo byahita bigabanuka cyane. Ngewe uko mbibona neza ko Uburundi buvuze buti tuvuye muri iyi ntambara nta n'ikibazo na gito basigarana na M23. Ni kubijyanye rero n'igihugu cy'u Rwanda, ni ikindi kibazo cyihariye kigomba gukemurwa hagati y'u Rwanda n'Uburundi ubwabo. Ntabwo mbona impamvu Uburundi bwakwivanga mu biganiro bihari bitandukanye bikomeje hirya no hino, birimo kugeragezwa kuri ubu ngubu kandi biragaragara neza ko birimo gutera imbere, nubwo wenda bigenda bigura intege mu bice bimwe na bimwe, ariko kandi biragaragara ko ari ibiganiro bishobora kuzatanga umusaruro ejo hazaza. Kwinjiza Uburundi muri ibyo biganiro rero byagora kurushaho kandi ntibyatanga agaciro cyangwa se nta n'icyakiyongeraho. Nk'uko nabivuze, Uburundi nta nyungu itaziguye bafite mu kibazo cya M23 uretse kuba wenda bafasha ingabo za RDC, kandi M23 ntiri hafi, nta na gahunda ifite yo gutera Uburundi, nk'uko n'u Rwanda narwo rudafite iyo gahunda yo gutera Uburundi, mugenzi wanjye yabisobanuye. Nubwo rero umwuka mubi wenda uzakomeza kubaho, ariko ngiye mbona ko Uburundi ntabwo bwari bukwiriye kuba bwakwinjizwa muri ibi biganiro. Ni nayo mpamvu mbona ko rero izo nzira uko ari ebyiri ziratandukanye. Uburundi n'u Rwanda bagomba kuganira, wenda bo bafitanye ibibazo bakabikemura hagati yabo, ikibazo cya M23 kigakemurwa hagati y'impande bireba mu buryo butaziguye. Murakoze. Ni mu rwego rwo gusubiza wenda ku nsanganyamatsiko y'iki kiganiro, niba wenda uhawe gusobanura uruhare rwa nyarwo Uburundi burimo kugira muri iyi ntambara, ese wabivuga gute? Kuko twatangiye tugaragaza ko dushaka kugaragaza uruhare rw'Uburundi muri iyi ntambara, turimo turagana ku musozo. Nifuzaga ko noneho wabisobanura mu magambo yawe, Daniel. Murakoze. Navuga ko Uburundi burimo gushyigikira umuturanyi wabwo, burimo gutanga ubufasha bwa gisirikare ku gihugu kirimo kwirwanaho. Nibyo gusa ngewe navuga. Uburundi ntabwo burimo kugaba ibitero kuri M23 mu buryo bwo kwigenga, cyangwa se ngo Uburundi buvuge ko bwafashe umwanzuro wo gutangiza intambara kuri M23, ahubwo ni ibikorwa by'ubufatanye n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngewe niko nabivuga. Ni mu magambo make rero navuga ko Uburundi bwahisemo kujya gutangiza intambara, ariko nanone bafashije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murakoze cyane Daniel. Mu magambo make rero wavuga ko Uburundi burimo kwirwanaho cyangwa se burimo kurinda ibitero by'umutwe witwaje intwaro. Ibi byo wabivuga gute, wabisobanura gute muri ibi bihe, kuko Uburundi bwakunze kugaragaza ubwoba kuri M23? Turimo turagana ku musozo, Daniel. Yego, niko nabivuga. Uburundi burimo gufasha umuturanyi wabwo mu rwego rwo kwirwanaho, buhangana n'ibitero by'umutwe witwaje intwaro, ariko nanone kubera ko bagiye gufasha umuturanyi byatumye bagirana amakimbirane, bityo rero n'Uburundi bwumva ko cyangwa se babukora hasi hejuru kugira ngo bwirinde ko M23 yakihorera. Birashimishije cyane rwose ukuntu bisobanuye Daniel. Hanyuma Alex, reka nongere nkusubireho nsoza. Ese wemeranya n'ibyo Daniel amaze kuvuga ku ruhare rw'Uburundi? Kandi se umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ubona ute uruhare rw'Uburundi muri iyi ntambara? Nawe wabitubwira mu magambo make tugana ku musozo. Yego, nibyo koko nk'uko Daniel yabivuze, Uburundi buri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera ko bwatumiwe n'ubutegetsi bufite ubucuti n'Uburundi. Bisa naho bumva ko nyine bahuje umwanzi umwe ariwe M23. Uburundi buravuga ko nyine iyo M23 kishyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda, kandi u Rwanda rukaba rutabanye neza n'Uburundi. Ni muri urwo rwego Uburundi bushinja nyine u Rwanda ngo kwivanga mu bibazo byabwo by'imbere mu gihugu, by'umwihariko guhera kwigerageza byo guhirika Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015 kugeza n'uyu munsi. Bityo rero Uburundi bwatumiwe nk'umuturanyi ufite umucuti cyangwa se
batumiwe nk'inshuti ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nanone umuryango wa Afurika Iburasirazuba ubibona ute? Reka nacyo nyigusubize nk'uko wari ubimbajije. Icya mbere, na EAC ubwayo yigeze gutumirwa ingabo zayo zinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igihe umujyi wa Goma wari uri hafi gufatwa. Icyo gihe ingabo za EAC zari zihari, ariko ntabwo zigeze zumvikana neza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bituma zisabwa kuva mu gihugu zisimburwa n'ingabo z'umuryango wa Afurika w'Amajyepfo SADC. Kubw'ibyo rero EAC nta ruhare runini ifite ni ku bijyanye n'uko Uburundi buri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko Uburundi bwatumiwe ku mugaragaro na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi wibuke ko atari Uburundi bwonyine bwatumiwe, n'Ubugande buri mu majyaruguru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Ituri nabwo bwaratumiwe. Murakoze cyane. Ese uruhare rw'Ubugande ruragaragara wenda nk'urw'Uburundi, kuko twumva u Rwanda iteka ryose rutajya rwinubira igihugu cy'Ubugande cyangwa se ngo binubire igisirikare cy'Ubugande kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Alex, mu magambo make iminota yaturangiranye, wabisobanura ute? Murakoze. Birashoboka ko haba wenda hariho kutishimira mu buryo butavuzwe ku mugaragaro wenda mu nzego z'imbere, bishobora kuba wenda bidashimishije mu buryo bwa nyabwo ku ruhande rumwe cyangwa se urundi, ariko nanone ntabwo twigeze tubona ko u Rwanda rubangamiwe no kuba ingabo za Uganda ziri muri Ituri, ariko nta nubwo byigeze bivugwa ku mugaragaro. Impamvu ishobora kuba ari uko ingabo z'Ubugande zitarimo kwifatanya mu buryo butaziguye n'uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara yo kurwanya cyangwa se gushyigikira M23. Niyo mpamvu hashobora kuba harabayeho guceceka ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, kuko nta hantu na hamwe bashobora guhurira. Ni ku rundi ruhande, Uburundi bwo bwagize uruhare rweruye mu mirwano yo kurwanya M23, bafatanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zabatumiye. Ni muri rusange rero EAC ntacyo yakora ku bijyanye n'uko Uburundi buri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bariyo ku mpamvu zemewe n'amategeko hashingiwe ku butumire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bityo rero EAC yo icyo yakora ni ugusigara ibirebera inyuma gusa, nta kindi yabirenzaho. Murakoze cyane Alex, umunyamakuru wacu ukorera i Kigali mu Rwanda. Twari kumwe kandi na Daniel, ni umusesenguzi mukuru mu bijyanye n'intambara, akaba akorera mu kigo Signal Risk. Murakoze cyane mwembi cyane rwose kuba mwemeye kuganira natwe uyu munsi, ndetse n'ubusesenguzi mwaduhaye. Murakoze cyane namwe kudutumira. Uruhare rw'Uburundi mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rusobanurwa nk'urugoye, ariko nanone runafite akamaro kanini, nubwo kohereza ingabo zabo mu nyungu z'amafaranga n'ubucuti bigenda byiyongera cyangwa se wenda bikagenda bivugwa inshuro nyinshi, na Kinshasa kenshi yakunze kubivugaho cyangwa se ikabigarukaho mu buryo buciriritse, ntabwo byavuzwe cyane mu itangazamakuru. Bishobora rero guhindura imiterere y'intambara mu karere ni mu myaka iri imbere. Ese ibiganiro by'amahoro bizakorwa mu minsi iri imbere, cyangwa se ibiganiro bishobora kuzakomeza mu minsi iri imbere? Tuzagera aho tubone wenda n'Uburundi butumiwe. Turifuza kumva ibitekerezo byanyu.